Harasa habereye abantu. Kaye. Kosa muko. Kuradi. Meza biteze. Niko bojarize. Sinzoe abye yarasotse batanavuga. Koze byombo. Waguze imyenda se? Waguze imyenda? Uranga naguye ejo bundi. Mama yararwaye ntabwo nabashije. Kugira ibyo byose neza kuko rigari bibigize bibigoye. Nese boss ko yicaye mu byombo. Yicaye mu masaha. Ibintu hoze mwa ako nta n'ikibazo bigize hoye nese boss wakuje ku ruhande ko se waneguriye hamwiga nese undi kuki muze kwicara hano hanze njyewe ndi mu nzu mbona nta muntu uri kuganiriza ndavuga ati ubundi waza nkaganiriza umukozi wanjye nese boss ubwo mpamvu nkagasanga turi kuvuga ngo tumanyirukana kandi two mu rugo n'ibyo batonze kubera amafaranga mu memba amafaranga se ubundi bibanza unabireke ariko se nyokoboja ari nge na nyokoboja ni ndebo boss anga nabuze kunagira amahanga ahubwo ndavuze ngo niwongera koze byo umugore namuzaniye iki nose boss ko mama ujanyangaje ngo njye byose kwangaje se ngwino boss oya boss ngiye mbabara nagushaka kubanyuka nagushaka kubura akazi kanjye boss ndabarira pe ubwo kamureke none ubura kwishyura none sura ariko ubura kwishyura no kubura akazi wabura iki mama urase naza kanonganya ko nyuko buzira gutunganya ibiki se boss waretse ko waretse kugira ngo mpuzana ahangaha ntago ari uko njye nari mbuze undi mukozi nzana sibyo ariko boss urabizi neza yuko na mabuja abigizemo uruhare kugira ngo nze hano none se nimba mu rugo twari tumeze nabi akangira imwengazo mu kazi nanyirukana ndajya kwicara mu rugo waretse udatuma banyirukana njye mbabarira ubu waba nagiye no kuza reba n'ibyombo wabimenye gusa noneho namubwira ngo kambanze mubaze kufatira sibyo ari njyewe nawe cyangwa se ari we na mabuja wawe ninde hano boss ndi kwishyura erega boss we nta kibazo cyawe pe ariko mabuja agira amahane uragira ngo byaze ko ariko ayo mahane njye arayandusha none se ko njya ndakarubire ubirebe ko njya numva mu cyumba se arimo aragutonganya kandi ntuvuge kutajya uvuga kuki utajya uvuga none ubu ngubu uri kunshuka njyewe noneho banyirukane kandi aba boss niko mumeze nibanyirukana nubwo uzongera kwibuka ko n'abaganga hazaza n'undi nawe umuterete bagiye kumubwira akantu gatoya sibyo urumva Korodi hari ikintu buri utazi sibyo uri abantu bashakanye kumva ese wigeze uri nk'umwana wigeze wumva ngo urugo rugira amabanga ibyo wambwira byose ndabizi ko mabuja agira amahane nacyo na kimwe wambwira ngo ngiye nyumve kuko n'ubundi mu kanya aranyirukana kandi uraza kuba ubibona uvuge ngo sinari nakubwiye ubu ngubu nahingutse hano wavuga ko ari ngewe wakwishinjizeho kandi ari wowe uzi ukankura mu byo narindimo kandi y'urukundo kubera icyo mugiye kubivugaho mutaya mwibuka ko umukozi ari hanze mwarangiza mwumva barimo barakujwigiriza mu cyuma rero ndagusetse rero Korodine rumva Korodine njye buriya kiriya gihe kumva hari agapupe mfite mu nzu njyewe naguze kajwigira nkanjye none niko hita nkanda
none iyo nkakanze kete kavuga cyane kugira ngo ni njyewe ariko saba ari njyewe nyeba nigaramiye mabuja n'undi uko wambwira kose ndabizi neza ko mabuja agira amahane Korodi urabizi ndakukunda sibyo reka kuzana ahangaha ni kugira ngo uriya mugore mwirukane nshaka kumwirukana urugo karugumamo njyewe nkasimbura amabuja se yego nyine ntabwo byakunda bose njyewe rwose ntabwo byakunda gute utamusimbura oya yahita n'ubundi oya bose oya utumye nawe Wedin. Uzafanga. Uraza usomana hanga mu ngo umukobwa wawe urasomana. N'umukozi wawe. akona kubenguke wanuriwe Wambwawe nawe. Uzafanga cyangwa. Ngurizo mbicumu ucaye kunyambura. Hari soni. Uwo ngawe ushaka kurongora. reka we Mwawe. bose njye mureke musigare mu byanyu niyogereza ibyo Gashi ako umukozi w'izina shiri wawe. uragira ngo aze no kubivuga. Shaka amafaranga yanjye. Ukumva ngo burera bwanyu bukomeze amaje kunyi. fata isabune nta Amabyigwe ukomeze isabune n'amafaranga yo kumereza. Iyo sabune n'amafaranga yo kumereza. kose kabaka itonde gato sibyo reka unsanze mu kazi reka mbare nsoza akazi Uri muri office. reka nsoza akazi ndaza kwishyura amafaranga yawe sibyo Ndavanga amafaranga y'amaisha icyo kunyibwirisha. Uraje inamba y'ose. ako kava mu wo kava mu mubiri we urinda uvangura ngo urapanga ariko nyaguhaye watashye ugataha nkuko gateye mu mwobo amabyiwe nkawe rwose njye muretse cyane ntabwo mbisi rwose mumbabarire njye mureke nogeze mumabura agasanga mwicaye uri mukota nubwo yanabivuga bivuganye uragira ngo aze kubibwira amabuja ko yatubonye cyane mwume mwese bigira inzira na kamwe ni wamuhabura akuse boss njye muharande igicuruzwa cyanyu ku buryo ndi we ndibugoye n'uri mamwana mpomwe wajya kandi sheri umbaza icara hano mwere gatoke ajya mabuja nyaguhaye 12 ya ku kwezi yashyizeho igihumbi byabaye 15 yashyizeho 15 cyane binzanire none se ko yari yambaye ngo genda binzanire nkwereke njye nayoreje mama yari arwaye byo ntabwo nabikubwiye usurumva naba nyafite ako boss ntukajya uvuga gutya imbere y'uyu muntu uragira ngo boss byose mbivuge kandi dino boss njye rwose mbabarira ntayo mfite urabizi yuko nawe hari ayandi nari nanakugurije ntiwayanyishyuye none uragira ngo njye nyine ndagira ntayo mfite uze kundakaza po uze kundakaza zafanga ndekura gato yamwereke gato bonyereka nyine uzafanga yanjye bihanganiye uje amafaranga ugiye gurisha sibyo boss reka njye nkubwire ubizi neza ko bitari burenga iminsi wa ntabwo byarenga shuri naho ubundi mwana reka mbanze mubwire sibyo mwana we urumva urabona urabizi so twarabanye urabizi ko rega buriya mbere yuko areka gutega amafuku yategaga amasiha se ibyo tubireke urabona wenda ufite umugore wawe uriya mukozi ugiye kurunguruka mu gihe igikoresho cyawe urungukira he wa mugabo buriya rega nawe n'uwubaka uzabimenya buriya kuriya tuba abanyicaye kuriya bagira ngo mwigishe ibintu by'urugo abimenye buriya ntabwo bageze se hasi mu maguru ntabwo biba byagoranye buriya ukuntu umuntu rero abona nk'ibiro by'umukobwa ugasanga agize inuzi usanga izanye akaguru ka kabiri mwanga ibyo ni ibyanyu mwebwe nk'abana ariko nkatwe abapapa tuba tubigisha umuco nyarwanda cyangwa se yabiciriwe agiye kumubwira cyangwa dukorekere mu bwirame nanjye nze kunyumira mbese urumva ngiye nzamenya amabanga y'urugo wabwiye umukandori bano rugo rwa karake akabura muntu ufite inshaka mu kibuno mwavuga n'ikimani nta muntu gusa ari kunyara ariko nta birenze n'irungu turi kunyara gafite ishaka urududu uramwana ashatse kuba nta mugero wagereza kumwe nanjye utwana twanjye ariko Claudine zana sha mugire mbona n'ikizu y'umwaka bose igenda none ubwo byumvikana pe
jewe n'amafaranga yanjye hano nari nabitse muri we namabuje murabwira umuntu wangiriye mu myenda akaba yarayatwaye. Ariko ngwino hano. Murayamba. Cara hano. Murayamba. Ako. Wambwa we mubona usohoka ameze amafaranga yanjye nawe rero. Mvose umbabara n'ubibwire mabuje atanyirukana sibyo. Numubwire ko wambonye nicaye kuri boss. Usika ninjye utunzi wacu banyirukanye mu rugo babaho gute. Nanjye bwo zareka mfateho. Ufate hose njye urabona. Ndetse ubu ngubu njye ndicuruza. Cyawuroroye. Ugeze uhingaho. Mungubu mbwira nimero yawe. Soka 9 82 14 Kabaka Emile. Kabaka Emile. Wayabonye? Ize ukwe kugizo 12 mana rero. Genda kagenda ubukwirireho. Ngero ngaruke. Aya boss njye mbabarira rwose. Ubundi ninde wantwara amafaranga muri mwebwe na mabuje. Ko nta bandi bantu tubana hanga. Unyinyo kubutsa. Boss wasanga ariwe wayajyanye kuyanywera. Yanywera amafaranga. Urabiswishyura kwa biragorana. Reba n'uriya mukozi umwishyuye ari uko akubonye anagufasha. Ubuse nanabivuga. Kutanamubwiye ngo basi naze no kubibwira mabuje. Ase boss wagiure. Akose tonde wimeze bite. Ako ngiba ari wohotera. Urimo urashaka kumfata no kungufu. Ngenda ajya kwa mudugudu umunsi ndabibabwira. Ntabwo nagumana mume n'amafaranga yanjye mugezemo nitaye basi kugira ngo uzajye umfata gutya. Harasa habereye hano. Kaye. Kosa mupo. Dino. Niwe ndi kubaza wowe uri muri kwirebesha muri telefone. Urabona namara kubwiraga sibyo? Niba hari ikintu cyambere nanga mu buzima. Wumvise? Mwese muzibe. Hani soni. Ibi ni cyo byabaye hano. Abajanje rwose mbabareke nisobanura. Nyabaye kuri wambari kubusabusa. Tonde koshu. Gatoya ari kumva. Sikimbwa zihumbuye ivumbi zikicara ku ntebe. Wicaye hano kandi samuko ibi byombo dore. Nari ndimo ndabyoza nuko nyine habaye iki nuko. Nsabana se sheri. Habaye iki hano? Hani se za kumutanga shu. Ntani isoni ibi ni ibiki bikora hano. Kamari kabanze kubaza gatoya. Ubundi we ntabwo ubona kuri kibi. Ubuse wibagiwe ukunda gutoragwe ku muhanda womeze. Ngo kibi. Nara nakuzaniye umugore. Mwiza, sibyo? Yego. Tubizi. Cyangwa mbwi byawe hano, ko ndi hano bareke. Ikibazo ni ukuri kuvuga wanshinze hejuru. Wakicaye niba tukaganira twicaye. Uwo mwicaye yasi umuntu se mukubaze mwicaye. Korodindi hano habereye iki? Mabujanje rwose ni manuka ibayo bimenetse ntabwo. Ariko mubwiye ko twanasoma njye ahubwo tunasomana. Boss ari kumbeshyira njyewe. Kuvana ndabibona bunde kara anuka gahuyu. Ese wibo jya hano bukuye. None uri muri katuvugana. Gakurwa mu mwobo. Ubu tuvuga gusubira. Reka nze kuzanira bag yawe. Ubu tuvuga gusubira ku muhanda. Ariko ashaka. Ariko aho byari ngo. Harukuna abantu babona abantu no busa ni ka radio wambwira ko oya bure turebe kirasa kari igicucu kire urabona ari umuntu wowe baraje bakora reka nkubwire rero umva dore cyane n'ibingiyi nta yindi wavuze ibyo wazanye hano dore ni fata gira hano Kara murajyana hano kajya kumba kasano wajyana kuzana kubindaya hano bite hasi ariko urabijyana kuko nta nubwo bakojya kubigufurira nta n'isoni mbagubaza akantu gato sibyo nakukiye ku muhanda ndakuzanye rega uje kuncira inyuma mu rugo iwanjye umva nyine umva gatoya bada urambabaje use kamenyere kwamba ari ndakujyana mabujamba kwinjiza ngiye mbabara rwose ni boss wanje ni boss wanje boss yaje arambira twa turimo turakina kameraman ari ura kamera ari kubona ni filime twe turi gukina ngo ese uramutse ugeze ahangaha wakitwara gute mu bisanze ni prank prank naraza prank za n'umukobwa kasiyo
wezo plaka zawe ni umukozi wawe akose agafaranga niba mubonanye na mugore no reka mbabwiye sibyo tumaze kuva mu rugo wewe bwo kugira ibaga nta rwasubira mu nzu byarangiye uko nakuzanye bari kugenda utatwara nakuguriye twitujyane ko nawe reka ngwara zitike bitanu kugira ngo wemere ko nagukundaga ari kujya n'indaya mujye kurana hehe uri bana nagiye ndashaka kugumana nawe pe urabizi ko ari amafaranga menshi yo kujya kugumana nanjye muramumara se kubaza ibi ni ibiciro wambaye imbere mugabo wawe nukubera inasubiza ko ari narakuze none se nimba narakuze gayikuramo kwanze amafaranga we mbe nkubwira njya kunkora hano ari gukora iki wambaye gutyo nandi kozi ukoze byombo wambaye gutyo none se subiza ko nari nase mba mujanye bururu nase ko naje tumutonga barayikure mukabaranze no kumemba mujye kugura yindi ubundi mubona amafaranga mumwe yabahagije kugira ngo kugura nindi none ho rero gushaka handi baguhemba ari dene burimo urarifite ukwezi kugeze umenga kuno kwezi kose angahe ushaka angahe kugira ngo barwana nambwiye kuzabingirizaho bitanu no yashireho reka mbikuhe akumabuje umvira mu rugo ujya kurara mu kiraro wa mugabo noneho reba ariko waciye imango ndanuka gahuye nikuvuze ni wowe bivuze nawe uzi nagutoraganya gahuye ukora kanuka ariko ntabwo nanone icyo kintu cyo wanziza bose ubundi waje umenya gusenga baza mpamvu ushaka gahuye ugute kandi murarana buri munsi data nakanuka ariko kumva tuvugana ngiye kuguha tike nawe ngo tike mukomezanye mugende mujye kurara mu nganja aho yarara reba aho mubyara ntusubire mu nzu ntusubire mu nzu ibyo nabikuzaniye tike niyo wakivura ariko urabizi ko nawe unuka gahuye kurikira kawushyira kuri ya nimero yawe ese bose ko yibagiwe imyenda yawe yimushyire kariya nkuzaniye yawe mujyana yimushyire mabuje wababariye koko ngiye